uyu nguyu uri hano ni mama wanjye ubyara. Ya uyu nguyu nawe ntabwo biri buze ko ngo nyine nawe nishore mama tu numwana murangana. Birashoboka ko aje kurya imitungo ya nyoko, birumvikana. Ni ibintu biba byoroshye, ariko mu rundi ruhande nanone nkumva yari buyakire. Mbwije ukuri wabyakire gute ubona mama na shushu bewe nkuko bajya bitana? Umeze nka papa wanjye. Sante uko urumva. Merci papa. Byari ngombwa ko wowe wagombaga kuvuga uti ibintu ntibishoboka kuko uri umwe wagombaga gufata imyanzuro. Ese ko abantu bahinduka abize umuntu nyine bari mugari. Ese uko uramwizeye iyo wasezeranyije mama koko simbizi ahanini twazabishyira mu bikorwa. Shushu be ndagushimira ko nkundira abana. Fabrice imfura yanjye turagukunda. Gasaro TV. Ziba Gasaro TV tubahaye ikaze merereye impande ndetse tunabashimira mwe mwese mwakoze subscribe n'atarayikora ubona ibiganiro byacu ari byiza bigushimisha. Ni umwanya mwiza ngo kande kora ako kazogera kari hejuru yawe. Ndabasuje cyane rero abari mu ntara enye z'u Rwanda, abari mu mujyi wa Kigali, abari Belgique, Finland, Italy, Suisse, Hollande ndetse n'abari muri Canada, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'abari muri Cap Vert. Reka nongeye nsuze cyane abanyamurenge b'inshuti zanjye ndetse n'abari muri East Africa mwese. Nukuri nanjye ndabakunda kandi comment zanyu ndazibona umunsi ku wundi. Urukundo mungaragariza nkomeje kubashimira. Uyu munsi turi kumwe n'abantu none uyu munsi ni batatu tujye gukora ikiganiro navuga ngo cy'umwihariko, akaba ari ibyamamare Promesse ndetse na Shushu bewe murabazi, ariko reka ntangire uri hagati ni muntu ki. Tubahaye ikaze mutwibwira impamvu wari we ntangira nuko uri umushyitsi. Murakoze mbere na mbere ndabashimiye. Uyu nguyu uri hano ni mama wanjye ubyara. Ya uyu nguyu nawe ntabwo biri buze ko komeza ngo nyine nawe nishore mama tu ahantu haje gushya uko nabivuze. Hanyuma amazina yawe? Amazina yanjye nitwa Iradukunda Fabrice. Iradukunda Fabrice. Nukuri Iradukunda pe Fabri, ko mbonye ugiye kuvuga uyu muntu ukabanza kubyibazaho nk'umuntu biturukije ahantu kure cyane. Nta mpamvu ntabwo ari we papa umbyara. Ya niyo mpamvu nari mbashe kuba navuga gutya. Ya birumvikana. Mwongere mwiyibutse abakunzi banyu. Murakoze. Nk'ibisanzwe nyine ni Promesse. Uyu munsi urabona ko dukeye mu maso, urabibona twishimiye ibirori nyine by'umwana wacu. Ni umwana wacu muri rusange, hari Jeanne, hari na Fabrice. Ndashimira Imana yampuje na Jeanne kuko nkuko nawe babwiye bitangira twabwiye ko nyine Jeanne afite abana. Uyu munsi rero bikaba byabaye ngombwa ko tubereka umwe muri bo. Ntabwo ndibuze kumuvuga uriya, nanjye si we wabaye mama wangera. Ya Jenny nk'ibisanzwe. Hanyuma Jeanne, uyu munsi urumva umeze gute mu mutima wawe? Murakoze. Uyu munsi ni umunsi w'ibyishimo ku muryango wacu. Turishimye cyane ku bwa anniversaire y'umwana wacu. Umwana wacu rwose. Hanyuma Fabrice, uyu munsi niba atari ibanga ndabona uri umusore, navuga ngo umusore ukiri mutoya ndetse wakabogari nagoreka kubikubwira. Wujuje imyaka ingahe? 20. Uyu munsi ku itariki ya 20 ni ukuvuga ngo uyu munsi anniversaire yawe nibwo yabaye nyirizina.
urumva umeze gute mu mutima wawe rero? ndishimye cyane, hano natunguwe cyane kuko ntabwo ari ibintu byari bisanzwe. Gusa nyine natunguwe, nyuma yaho biranshimisha, birumvikana nk'uko byashimisha undi muntu wese aramutse abonye ibyo asanzwe atabona mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Byanshimishije. Hanyuma ku munsi wawe w'amavuko ni ikihe kintu cyagutunguye? Ikintu cyantunguye, nahuye n'inshuti nshyashya. Inshuti nshyashya ntari nzi, twanibwiranye nyine, gusa biba bigoye kugira ngo buriya umuntu abe yakora surprise mutaziranye. Gusa nyine ubu tuvugana twamenyanye nabo, babaye inshuti zanjye, nanjye inshuti yabo. Ariko ushobora kuba ntabwo ukunda kuvuga ibintu byinshi. Nkunda kuvuga amagambo makeya, ntabwo nkunda kuba imbere y'imbaga nyamwinshi cyane. Muri make twakugoye. Ni ukuri wakoze cyane, mvuga ngo ni n'ibintu byiza cyane kuba wenda waduhaye umwanya wawe. Hanyuma promesse, kuri uyu munsi ni umunsi mwiza w'umwana wanyu, navuga ndetse ko nanjye ubu yabaye nka musaza wanjye, wowe urumva umeze gute mu mutima wawe? Ni ibyishimo bimwe bidasanzwe kuko biragoye kandi byari bigoye. Ntabwo niyumvishaga ko iyi surprise dushobora kuyikora umwana akayakira koko. Yabyakiriye, nabikunze, nabishimye. Babandi bavugaga menshi bayagabanye. Muri make uravuze ati ntabwo nari nzi ko yabyakira. Ni ukuvuga rero ko nta cyizere wari wifitiye ko Fab ashobora kukwakira mu muryango? Biragoye, biba bigoye bitewe wenda n'amagambo bamushyiramo, ibyo abwirwa na rubanda, umwana murangana. Birashoboka ko aje kurya imitungo ya nyoko, birumvikana. Ni ibintu biba byoroshye. Ndamushimira, ni umuntu w'umugabo, ntabwo ibyo byose yigeze abyumva. Yabirenzeho, yumva ko mama we agomba kumuha respect nka mama we. Amwubahira icyo yankundiye, kandi nabo bankunda mu muryango wabo. Nanjye rero nishimye, kado zatanzwe. Ikintu namubwira kuri uyu munsi, nakurege ijuru. Ikindi bima amatwi y'abamubwira, kuko abavuga se ko bazavuga paka tuvuye hano ku isi. Bajya bavuga ngo n'utaravugwa yeze mu nda ya nyina. Niyo mpamvu rero kuri uyu munsi Imana itujyanye mu ijuru, twaba duhombye koko. Twajyayo pe, mujyanye n'umwana wanyu, umwana wacu kabisa. Ni ibintu byo kwishimirwa kamembo, birenze kwishima. Sandrine, wabibonye hariya, wabibonye twari twishimye. Nanjye se nabonye ko narize. Warize ariko bibaho, ntago byantunguye. Twebwe yajyaga mu nda, ariko hari shuwa ko dushobora kwizana ntayakire keke, ntayikate. Icyo kibazo nicyo ngiye kubaza mama Fabrice. Uyu munsi reka Fab rwose tumuhe icyubahiro cye nk'uruhinja, nikoreshereze Fab. Wumvaga biri bukorohere ko nuzana iriya gato Fabrice ari buyakire? Kuko nanjye nari ndi kwibaza ese ubu ino keke turamutse tumutunguye akaba atanabyemera, wumvaga muri wowe, utubwize ukuri, wiyumviraga mu mutima wameze gute? Mu by'ukuri numvaga ko ntabwo numvaga atari buyakire. Ariko mu rundi ruhande nanone nkumva yari buyakire, wenda bigoranye kubera ko ari umwana ugira ikinyabupfura, unyubaha. Yari buyakire ariko bigoranye. Abanje kubitekerezaho, cyangwa se nabonaga ari buze kugira reaction yindi yanayakira, simbe nabona amarangamutima ye nkuko nari nyiteze ko nari kuyabona. Ariko natunguwe. Yakiriye neza, emotions ziramufata, araseka. Undi mu buzima busanzwe akunda guseka gake. Nawe yari serious kabisa. Aseka gake, agira amagambo make, ariko wabibonye nawe ubwo yakaga ijambo akavuga. Nanjye natunguwe. Nukuri. Hanyuma nabonye amarangamutima ari menshi.
ku ruhande rwawe ndetse no ku ruhande rwacu twese, yego byari abantu bakeya twari duhari kubera icyorezo, muri make kiriya gihe wavugaga ijambo wumva kumeze gute? muri nabonye amarira yari menshi. nibyo koko amarangamutima yansabye. utunguwe nuko yemeye iyo keke. nkurikije uburyo nabonye umwana wanjye abyakiriye bintunguye, amarangamutima yazamutse, nongera ntekereza abantu baje kwifatanya natwe birushaho. noneho mbonye shushu be wanjye ari nabwo bwa mbere amfashije gusapurayizinga umwana wanjye, ni nacyo cyatumye ndira burya. nta kindi cyatumye ndira, nasanze yarazigiye. ni ukuri. Fabri, nabonye wakiriye keke ariko wenda tugaragariza n'amarangamutima. mbona hari amagambo akomeye meza wabwiye mama kuri uyu munsi, umuntu wese wenda yamukoze ku mutima wari uhari, aho ati mama wanjye ndamukunda n'utundi tuntu twinshi, cyane ko abahungu bakunda abamama wabo ndabizi, ariko ubona mama ameze kuri amarangamutima yamurenze, aho yari yiteguye ko keke utari buyakire ariko ukayifata. natwe wenda niko twibazaga, wumvishe muri wowe umeze gute? byanshimishije cyane nyine, gusa nyine nanone byansabye gutekereza vuba. ntekereza kuko abantu benshi bari aho ngaho ntazi, ariko nyine nanone ndabyakira. mu bintu byose umuntu nyine ajya abasha kwakira ikintu uko kije, ubundi ntabwo wagihindura. gusa nyine nyuma y'ibyo byose cyanshimishije, ndishima cyane ku bijyanye na mama ukuntu yitwaye ku marangamutima yiwe, ntabwo yaratumye nanjye ndira. kuriya ntabwo nkunda kuba ahantu hari umuntu ugiye kure cyangwa se ubabaye muri rusange, kuko bituma nanjye nyine hari ukundi kuntu yumva muri jyewe. gusa nyine byari byiza pe. ni ukuri, ni byiza cyane ubwo wanabyakire neza, nanjye ndishimye. hanyuma se ubonye kubera uyu musore, wumvishe umeze gute muri wowe? ibyo byose mama gutekerezaho n'inshuti ze, ariko ukabona iki gisore cyabyitambitsemo, wumvishe umeze gute muri wowe? umbwije ukuri. ntabwo ari ibintu nyine bidasanzwe cyane byaba byabaye, kuko ndakeka nyine sinanjye gusa, hari n'abandi, gusa nyine ko ari njyewe abandi byiza babashije kuba babanza kumenyaho. gusa nyine ni abantu bakuru, nyine ibyabo barabizi. ni abantu bakuru, ntabwo njye napfa kubyivangamo, kuko usanga wenda nanjye hari n'abandi mfite, se wenda ni urugero, cyangwa se ndamufite, wenda nkaba nabibwira mama akaba yabyakira. yego, cyangwa se akanambwira ati izi nzu urimo ntabwo ari nziza. gusa bo barakuze cyane, ntabagira inama nyine tu. Fabrice ati barakuze cyane nikavuze. none se fa, ibyo byose abonye ikiganiro cyabo, umbwije ukuri wabyakiriye gute ubona mama na shushu bewe nk'uko bajya bitana? ni ibintu byabanje kungora kubyakira, kuko usanga byibuze kugira ngo ubone abantu bagukurikira bangana gutyo, ntabwo ari ibintu bisanzwe. ntabwo ari ibintu bisanzwe mu gihe mutaramarana n'igihe kinini. gusa nyine narabyakiriye vuba, nk'uko navuze mbere, navuga nti jya wakira ikintu ko kije, ntabwo wagihindura. gusa nyine ni byiza cyane. Fabri, nta bibazo byinshi wabajije mama? sindi bukubaze ngo wamubajije iki. nk'umusore na mama, ko mama ni inshuti yanjye, nyine turanaganira. nabyumvishe, twarabiganiriye, sinabasha kutabyakira vuba vuba. birumvikana. urambwiye ati ufite umukunzi, ntibanumvishe neza. ubu se mama aramuzi Fabri? ni urugero natangaga. ko mufite, wavuze ngo nanjye mfite. yego, nabimubwira akagira uko abyakira, kandi w'ikirenzo yangira n'inama, kubera ko ari umubyeyi wanjye, ni na mukuru nyine. ubu nta mukobwa n'umwe uramwereka ati umukobwa yaranankunze? dore muri iyi minsi byanateye, hari abakobwa asigaye bibwira ngo ati nagukunze. reka nibarize mama Fabri, Fabo nta mukobwa n'umwe akwereka ati byibuze uyu mukobwa ati turi mu rukundo? vugisha ukuri. mvugishije ukuri ntawe. ntawe. hanyuma sezerano
kuri uyu munsi ibyo ari byo byose Fabrice ni uruhinja, ariko hari amagambo aba akenewe mu buzima bw'umuntu ko umuntu yamubwira, ariko mbere yo kuyamubwira mubaze ibibazo bitatu wumva ushaka, hanyuma aragusubiza. murakoze sandiri ko ngoye ibyinshi ko twaganiriye mbizi yawe, ariko nta kundi gusa Fabrice mufata nk'umuvandimwe, nk'umwana wanjye, nk'inshuti yanjye, nka bro wanjye, kuko uyu munsi kuba twahuye ntabwo ari bwo bwa mbere twari duhuye, nuko wenda ari bwo bwa mbere mwari mudusanze twamukoreye surprise turi kumwe, ariko ntabwo ari bwo bwa mbere twari duhuye. Hari ibibazo nkunda kumubaza, ndamubaza ntese ko ujya wumva hanze aha ibyo bavuga, ubwo niwe ndi kubaza ubyakira gute, reka gusubiza uko abyumva. usanga ari ibibazo bigoranye kubera ko inshuti za nyinshi zirabimbaza, yewe no kubasubiza uri umuntu udatuje cyane ushobora no kubasubiza nabi. Gusa njye ku giti cyanjye nk'uko nabivuze ko ari abantu bakuru bo nibo bifitemo ibyo bagomba guhitamo muri bo, so kuri njyewe ntabwo ari ibintu bimbangamiyeho cyane, yego birambangamira kumva umuntu aza bimbaza undi gutyo ariko n'ubundi amaherezo bizarangira bimenyekanye. Rero ntabwo ari ibintu nakwirirwa mvugaho cyane uvuge ngo byacitse, ni ibintu bisanzwe. Icya kabiri Fabri, urabibona nyine ni couple iri kuvugwaho amagambo menshi, yego, ariko se ujya wibaza wenda mu gihe tuzaba turi kumwe tuba mu nzu imwe badusangira byinshi, mwebwe ubwanyu muzaba mubyakira gute? Cyane ko uyu munsi nyine nubwo twagukora ino surprise, umwe ari hano undi ari hano, ariko hari igihe giteganyijwe tugomba kwanzura urukundo rwacu nyine rukabyara imbuto. Icyo gihe bizaba bimeze bite? Mbere na mbere azaba ari umuryango ugiye hamwe, tuzaba turi umuryango umwe, uzaba umeze nka papa wanjye. Kuko urumva merci papa, nzaba mufata nka papa wanjye kimwe na mama wanjye, muri make muzamura umuryango wanjye. Ntabwo nzirirwa nkompirika byinshi ngo mbe navuga wenda mbe nagusuzugura se, kuko icyo gihe uzaba ari umubyeyi wanjye n'ubundi. So ntabwo ari ibintu bizaba bigoye cyane kumvikana, bizaba biri hafi cyane. Sandi nta kindi namubaza, ibyo numvaga ngomba kumubaza biramagije. Amarangamutima yanjye utaza kubona ndira kuri kamera kandi bitari ngombwa. Kameme umuntu ndakeka ngo mu ntege ku munsi wawe, rero nibyo nari ngiye gukurikizaho. Nk'umuntu ngwa mu ntege ndabigeraho, humura. Nk'umuntu ngwa mu ntege, asa nk'ungwa mu ntege, yakabaye petit frere wanjye, ariko nyine ku bw'amahitamo y'urukundo rimwe na rimwe umuntu azabibonaho nk'umubyeyi we cyangwa se n'iki. Gusa ikintu nakubwira ku munsi w'amavuko, mbere na mbere ndagushimira muri rusange, ndagushimira uburyo wakiriyemo iyi nkuru. Byari ngombwa ko wowe wagombaga kuvuga uti ibintu ntibishoboka, kuko uri umwe wagombaga gufata imyanzuro. Ariko ikintu nakubwira kuri umunsi wawe, we love you na mama wawe, turagukunda cyane. Ikizabaho cyose bishoboka
duhari tuzagikora. Sandrine ndumva nta kindi. Amagambo meza cyane, navuga ngo nubwo Fabrice ni umugabo ntabwo yagaragaza amarangamutima ye, ariko nzi ko ku mutima we ku munsi we yishimye. Hanyuma mama, gira ikintu umbwirira Fabrice kuri uyu munsi. Murakoze Fabrice, mwana wanjye, ndagushimira kuri uyu munsi isabukuru yawe y'amavuko. Uri inshuti yanjye nk'uko bisanzwe, nk'uko yabivuze. Ndagushima ko utajya wumva amabwire. Icya kabiri, ndagushimira yuko uranzi bihagije, uranzi uburyo twabanye, uzi imyitwarire yanjye, uzi imico yanjye. Urabizi ko ntigeze ngaragaza imico mibi turi kumwe. Ndabigushimira. Icya gatatu mubwira Fabrice, amagambo yo nkunda kubivuga ntago ajya abura. Urayumva hirya no hino nk'uko nanjye nyumva. ese ko abantu bahinduka, urabizi umuntu nyine aba ari mugari. Ese ko uramwizeye? Icyo kibazo numvaga nshaka kubaza. Fabri, humura, promesse ndamwizeye, ntabwo azahinduka. Ngaho gira ikintu ubwira mama ku munsi wawe w'amavuko. Nzi neza ko nishimiye umutima, nubwo utarire ko turabizi ko umutima wawe urishimye. Ndashimira mama, ndagushimira cyane kuko ibintu byabaye uno munsi ntabwo ari ibintu byari bisanzwe cyane nk'uko byagenze uno munsi. Gusa ndagushimiye nk'umwana wawe, kandi niteze ko n'ibindi bizaza nyuma y'ibi ngibi. Gusa muri rusange ndagushimiye cyane. Ndabona ari ibintu byiza cyane. Prome, umwana abajije ikibazo cyiza mama ati uyu muntu uramwizeye ko atazagwemukira? Icyo kintu urakivugaho iki? Dusa n'abagana ku musozo w'ikiganiro. Murakoze cyane. Na Bibiliya ivuga ngo umwizere umwana w'umuntu avumwe, ariko ntabwo ari uko atanyizeye, nta nubwo ari uko ankemanga, ahubwo ndahamya nashidikanya ko wenda ari ibyo abwirwa, bigatuma nawe atekereza kuri cya kintu. Ntabwo rero nkawe nshobora kubimurenganyiriza. Icyo niteze kuri njyewe nuko ngomba kubagaragariza ko uburyo banyakiriye mu muryango nabikunze. Ngomba kuza ikivi cyundi se cyangwa n'uwo ari we wese ushobora kuza akaba yacyusa. Ndi tayari rero, yizere ko muri rusange bizere ko ntazigera mbatenguha. Muri rusange rero Sandrine, muri rusange ndagushimira nawe kuri uyu munsi w'isabukuru yacu y'umwana wacu yagize, kuba wateye intambwe nawe ukaba uri hano kuri uyu munsi. Nshimira n'abanyarwanda muri rusange, aba diaspora, abanyamahanga benshi badukurikira, badukunda, ndetse n'abatwanga ntabwo tubuza kubanga, kuko n'umwana w'Imana yaje mu isi bamutera imisumari. Ntabwo rero bivuze ko kuri twebweho si n'imisumari bishoboka, buriya banadushyira mu ngunguru y'amaesanse bagatwika. Ni ubwo butumwa nari mfite kuri uyu munsi. Sandrine, ndagushimiye. Yababawe Fabri, ku rugejuru muri business zawe zose hirwa. Imana kandi iragukunda, igufiteho umugambi. Hari impamvu ugejeje iki gihumeka, hari abo mungana bagiye, sibyo? Ikindi nakubwira, uyu munsi ndabizi ko ufite byinshi mu byo ukora ushobora kuba ufitiye gushidikanya, uvuga uti se ejo mana bizagenda bite?
uhite wibuka ko Imana ariyo yatumye ujya muri ziriya nzira. Hari izindi nzira wagakwiye kuba urimo uyu munsi. Rero buri kintu cyose ukora gishyiremo umuhate, unagikunde. Ndumva nta bindi nabwira umuvandimwe wanjye. Murakoze. ijambo rimwe kuri promesse. ijambo namubwira ku giti cyane namwishimiye. Nigereze mikoro. Nakwishimiye. Nta kindi nuko ibyo wasezeranyije mama koko simbizi ahanini wazabishyira mu bikorwa. Ati simbizi. Fabrice nakwizera afite, ariko ni byiza ratwize n'umwana w'umuntu afumwe. Hanyuma mama Fab, ijambo rimwe kuri promesse ndetse n'ijambo rimwe kuri Fab. Okay, murakoze. Shushu be, ndagushimira ko nkundira abana kandi nanjye ndagukunda, nzagukunda urukundo ruhoraho. Fabrice imfura yanjye, turagukunda. Ibyo birahagije. Ijambo rimwe kuri Jane dusoza, niba utaragira icyo ubwira. Se kuko ayo muramubwira, narayamubwiye nzayavuga ewana. Ariko ayo kwitangazamakuru yo avugisha benshi amagambo, nicyo kibazo. Ariko ijambo muramubwira nuko mukunda, nuko mukunda. Ese ubwira irenze iryo ni irihe? Ndamukunda muri rusange, kandi ikirenze kumukunda si ubwo ni iki? Kuko nimba mukunda, ibindi byose biza ari umugereka kuri icyo mvuze. Uzamukunde kugeza Satani yakiriye agakiza. Fabrice gereka nsoze ngira icyo nkubwira. Nukuri nanjye nishimiye kukumenya, sibyo? Kandi nkwifuriza isabukuru nziza ku rugejuru, kandi ibintu bye byose bikore usenga Imana, sibyo? Kandi nkwifurize guhirwa mu rugendo rw'ubuzima. Uracyari muto, ndetse aho ushaka kugera Imana izahakugeze. Njye rero impano yanjye urabizi, ntabwo navuga byinshi, urabizi ko twabivuganye, kandi koko isezerano ni isezerano. Like your father. Faburu, kuri wakoze cyane kandi kuba wemeye kuganira natwe, nkubwira ngo ukomeze univugire make, sibyo se? Iyi si ikeneye abantu nkawe, kuvuga byinshi si ngombwa, sibyo Prome? Faburu wakoze cyane. Promesse wakoze. Yego namwe mwakoze, n'abadukurikiye mwese mwakoze. Namwe mwakoze. Mwakoze cyane. Gasaro TV.